13 kuva gatatu n'umurongo wa 13 yego Imana maze Imana ati bose Imana ati igera ku bose nkababwira nti ati nigera nagera ku Bayisiraheli namwe nkababwira nti Imana bazakuza abanyabanamyeho ati Imana bazakuza abanyabanamyeho bakamaze bagitwa nde ubu nanjye muri mumbaza muti ko batubwiye Imana iyi Imana yitwa nde abasubize ki ese njyewe ndabasubiza ngo iki abasubize ki yego Imana bwisuba maze te Imana isubiza amaso iti ndiwe genda wigisha abanyarwanda ko Uwiteka ari uwo ari we kandi iti yego tuzabwira abasirate abari kuzigisha abanyarwanda uti abanamyeho niho yabantumye kandi tuzabwira umaze kandi yego Imana bwira maze iti Imana igiye kubwira amaso iti tuzabwira abasirate abari kuzigisha abanyarwanda hano uti Uwiteka inde Uwiteka Uwiteka Imana bazakuza abanyu Imana basokuruza banyu Imana ya Abrahamu iyo Mana ari Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka iyo ni Imana ya Isake Imana ya Yakobo iyo ni Imana ya Yakobo yabantumyeho yabantumye iryo ryo zina ryanjye Imana iti iryo ari ryo zina ryanjye iteka ryose itashuwe 1:8 iryo ni ryo rya 1:8 yego Imana iti Imana iti Alfa na Omega Imana iti ni njyewe Alfa na Omega itangira n'iherezo Imana iti ni njyewe mbere utagira umbanziriza abantu banyu mutagira umaruka niko umwami Imana ivuga ngo niko umwami Imana ivuga iriho Imana iriho kandi yahozeho iyo Mana tubabwira tubigisha yahozeho ari ishoboye byose iyo Mana ishoboye byose izayibwirwa n'iki icyubahiro ni icyayo 42:8 Yesaya yego Yesaya 42:8 yego araryoshye ati Imana iti Imana iti Uwiteka ryo zina ryanjye Imana irakubwira iti jyewe nitwa Uwiteka ryo zina ryanjye iryo zina ry'undi Imana iti icyubahiro cyanjye ntabwo nzajya Yesu icyubahiro cyanjye ntabwo nzajya Muhamadi icyubahiro cyanjye ntabwo najya Aburahamu icyubahiro cyanjye sinajya mama wawe Imana iti icyubahiro cyanjye ntabwo nzajya umuntu uwo ari we wese n'ishimwe ryanjye Imana iti n'ishimwe ryanjye n'ibishushanyo bibajwe Imana iti ntabwo nari ibishushanyo bibajwe kujya kwa 33:39 guteka 33:39 yego Imana iti Imana iti nuko mumenye yuko Imana iti hanyuma y'ibyo rero mwese mumenye yuko ari jye Mana Imana irakubwira iti ni jyewe Mana nta yindi Mana mufite yego kandi yuko nta yindi Mana Imana irakubwira iti kandi yuko nta yindi Mana ifatanya nanjye Imana nta muntu n'umwe yigeze ifatanya nawe kurema komeza ifatanya nanjye yego Imana iti Imana iti nijye wisha Imana iti ni njye wica kandi njye utanga ubugingo Imana iti kandi ni njye utanga ubugingo nakomerekeze nawe ukiza Imana iti nakomerekeze nta n'umwe wabasha gukiza abasha gukiza yego unabasha mu kiganza cyanjye ati ntabwo nta n'umwe wabasha gukiza unabasha mu kiganza cyanjye urabona wigisha yego iyo Imana atakiye umuntu atangiye gutera umugeri hariya yego hariya arimo gusamba yego amagara abaganga amagara abadogiteri Imana iti yego ubona atagiye ngiye kumwisubiza Imana iti ubona atagiye kumwisubiza wamunyambura wabona umusore wakumwambara rwose ese mutekereza yuko abanyarwanda yego ntabwo igihe kizatugeraho icyo gihe kizatugeraho Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Arakoze umusangiza w'ibiganiro umpaye akanya kugira ngo tuganire bijye gukurikiraho akagira ati twige Imana ikwiye gusengwa ni iyihe Imana ikwiye gusengwa wowe wicaye uzi gusenga ukajya mu misa ku cyumweru ukajya mu isabato ku wa gatandatu warangiza ukajya mu ijuma ku wa gatanu ko musenga iminsi igiye itandukanye kandi musenga Imana imwe ni iyihe mpamvu hanyuma rero umurenge wa Ngoma umushoferi w'umurenge wa karere ka Nyaruguru ya Butare karere ka Nyaruguru akarere ka Nyaruguru ya Butare akarere ka Nyaruguru umurenge wa Ngoma nanjye nabwiye ngo ari n'akarere ka Ngoma iburasirazuba umurenge wa Ngoma ariko aho turi aha hano ni Ngoma ya Burundi
Nyaruguru. Akagari ni ndokibuka. Werekeza Nyaruguru ya Butare. Akagari ka Kiyonza. Tukaba tugiye ahantu bita Nyamirama, mu kagari ka Nyamirama. Akagari ka Nyamirama kabisa. ako twabyitirano hari Kiyonza Kayonza Nyamirama na Nyamirama ari amashuri ya Kibungo. Nabazane ni iyo mpamvu abantu bazi ko basenga Imana imwe bakaba basangiye Yesu umwe bagasangira Muhammad umwe ni iyo mpamvu badasenga mu idini rimwe. Urakwibaza ngo ni iki kibitera? Imigani 35 imigani 35 ugira uwa gatanu. Yego inyandikira geretse imigani ikangaye baba imigani 35 imigani 35 ugira uwa gatanu. Yego cyangwa muka ijambo ry'Imana ryose rirageragezwa. Impamvu buri muntu wese avuga ati njyewe nzajya muri iri undi ati nzajya muri iri nzitwaza kino gitabo nzasenga uyu oya. Ijambo ry'Imana rwose rirageragezwa niyo ngabikingira abayihungiye kubera ko ijambo ry'Imana niyo ngabikingira abayihungiyeho. Ntukagira icyo wongera ku magambo yayo wowe wifata ukavuga ngo njyewe ni iby'idini ni iby'igitabo nzajya nsuzura diyakoni nta kintu ukwiye kongeraho. Ntukagira icyo wongera ku by'Imana yavuze kugira ngo itagucyaha kugira ngo Imana itagucyaha ugasanga uri umunyabinyoma ukisanga uri umunyabinyoma gusa kubera iki? Ibyahishwe 22:18 ibyahishwe yego ibyahishwe 22 n'umurongo ugira uwa 18 yego inyandikira gira iti umuntu wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo umuntu wese wumva amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo akwamiriza nti yego hagarara nihagira umuntu wongera kuri yo nihagira umuntu wongera ku magambo yanditswe muri biriya bitabo Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo. Imana izamwongera ibyago byanditswe muri kiriya gitabo. Kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'iki gitabo kandi nihagira umuntu uzakura ku magambo yanditswe muri kiriya gitabo cy'ubuhanuzi yego Imana izamukura ku mugabane wa cya giti. Malaki 3:5 Malaki yego Malaki 3:5 ugira uwa gatanu yego inyandikira gira iti yego Malaki Malaki 3:5 ugira uwa gatanu yego kandi nzabegera Imana iti kandi nzabegera kandi ncurubanza Imana iti kandi nubwo mukora ibyo byose nzabegera kandi nzacurubanza. Abefeso 4:5 Abefeso kangahe baba Abefeso 4:5 Abefeso yego kandi n'umurongo ugira uwa gatanu yego reka banze mbagereho Abefeso bakora none Abefeso kandi n'umurongo ugira uwa kangahe baba yego gatanu. Hari umwami umwe icyambere tugomba kumenya nuko nubwo abantu bafata amadini bakayagira menshi bamwe bagafata igitabo cyabo ati iki nicyo cyacu abandi bakavuga bati ntabwo kanaka mukunda kubera ko asengera. Tumenye yuko hariho umwami umwe yego no kwizera kumwe hariho no kwizera kumwe dukunda kugira ukwizera kumwe n'umubatizo umwe uwo mubatizo tubwirwa twarawubonye uwo Mana dukwiye kwizera niyihe 5:5 Yesaya 45 n'umurongo ugira uwa gatanu yego Imana iti ibyo Uwiteka nta wundi. Imana iti mbabwiye yuko ari umwami umwe niwe Uwiteka niwe mwami wenyine nta wundi nta yindi Mana ibaho itari nje. Imana irakubwira iti nubwo musenga mu madini menshi agiye atandukanye mugasenga abantu mugasenga ibitari Imana Imana irakubwira ngo ninjye Uwiteka nta wundi ubaho nzagukenyeza. Imana iti nzaguha urubyaro nzaguha amafunguro nzaguha amashyo y'inka nzaguha imikumbi y'ihene nzaguha ubutunzi bwose nzaguha amafaranga nzaguha amagorofa nzagukenyeza. Nubwo utigeze kumenya nubwo wabaye mu bantu bahamya yuko ikiwe nari Imana kugira ngo yego uhereye iburasirazuba kugira ngo uhere mu cyahoze ari umutara ukagera iburengerazuba ukagera mu cyahoze ari Cyangugu bamenye ko ari nta yindi Mana iriho itari nje yuko nta yindi Mana ibaho keretse Imana imwe gusa. Imana iti yego ninjye Uwiteka nta wundi ubaho. Imana iti ninjye Uwiteka nta wundi ubaho. Imana iti yego igira mu mucyo n'umwijima. Imana iti ninjye usangura umucyo n'umwijima azana amahoro n'amakuba. Imana iti nkazana amahoro ndetse n'amakuba. Imana iti yego njyewe Uwiteka. Imana iravuga ngo njyewe Uwiteka ninjye ukora ibyo byose.
byose. uyu Uwiteka ukora ibyo byose yakoze byinshi. Yeremiya 10:6. Yeremiya 10:6. Yandikira agira ati nawanye nawe Uwiteka. uyu Uwiteka akoze ibyo byose nawanye nawe Uwiteka. Urakomeye. uyu Uwiteka turimo kwamamaza tukanemeza arakomeye. Izina ryawe rikomeranye imbaraga. izina ryiwe rikomeranye imbaraga. Kandi udakwiriye kukubaha. ninde muntu udakwiriye kubaha Uwiteka? Umwami w'amahanga we. ari umwami w'amahanga. Yeremiya 27:4. Yeremiya 27:4. yego Ubatume kuri ba sebujuti. none ndabatumye ngo mugende mwigishe ababwira gusenga abantu, ababwira gusenga ibitari imana, ababwira gusenga ibiti, ababwira gusenga ibisima, ababwira gusenga ibishushanyo, ababwira gusenga inka. mugende mubigishe mubabwire muti Uko niko Uwiteka Nyiringabo, niko Uwiteka umwami Nyiringabo, Imana ya Isirayeli, Imana ya Isirayeli ibabwira iti ibabwira iti uko ariko muzabwira ba sebuja muti abariko mushakisha abantu bahanda ubwenge ngo izi ni imana yari imana zitari imana enye. Imana iti yego ninjye waremye isi n'abantu imana irakubwira iti ninjye waremye isi n'abantu n'inyamaswa biri ku isi n'inyamaswa biri ku isi. yamashije ubwanjye bubasha, imana itindira amasaje ubwenge bubasha. ubwanjye bubasha bukomeye yego n'ukwanjye kubukora. uyu Uwiteka yakoze ibi byose rero ntacyo wamugereranya nacyo. 25:5 Yesaya. Yesaya 46:5. yego Imana iti imana iti wamuhanya nande twavana. imana irakubaza ngo iyo ungereranya n'igisima ukangereranya n'igiti ukangereranya n'abantu ukangereranya n'inka, imana irakubaza iti wabonye nande twabana. Kandi yego batushushanya nande twasa. imana irakubaza ngo washushanya nande twasa kubasanye. Basukana izahabu mu mifuka, abanyabwenge baragenda bagasukanira izahabu mu mifuka, bakagera feza ku minzani, baragize bakajya gupimisha ifeza ku minzani, bakagurira umucuzi, baragize bakagurira umucuzi, akabacuramo ikigirwamana, umucuzi agashugisha bya bintu byose akabikuramo ikigirwamana. bagaherako bakakikubita imbere. abantu bahawe ubwenge bakaremwa n'imana bagaherako bakakikubita imbere bakakiramya, bakakiramya, maze bakagiheka ku bitugu byabo, maze bakagiheka ku bitugu byabo, bakagihana bakagishinga mu kibanza cyacyo, baragitwara bakagenda bagiheta ku bitugu byabo, bakakijyana bakagishinga mu kibanza cyacyo. kigaragara aho bagishinze, aho bagishinze ntabwo cyahise kigaragara aho bagishinze, aho nticyabasha kuyikura, ntabwo cyabasha kuyisimbura, kandi nticyabasha no kugusubiza. ntabwo gishobora kuba cyagukiza ibyago wagize gukibwira ngo waramutse kikwikiriza. Nubwo umuntu agitakira, nubwo wagera ukakibwira uti rwose ndashonje, nticyabasha kugusubiza ntabwo gishobora kugusubiza. cyangwa kukimukiza ibyago yagize. yego uyu Uwiteka tubwirwa ninde? uyu Uwiteka tubwirwa amanywa n'ijoro ngo ni Uwiteka. uyu Uwiteka uzamubwirwa n'iki? Yesaya 42:8. Yesaya 42:8. yego Imana iti imana iti ndi Uwiteka niryo zina ryanjye. imana irakubwira ngo rero ibyo byose si imana, njyewe ndi Uwiteka
inama makuru na kama Yesaya 84:24. Yego inyandikira gira iti yego Uwiteka umucunguzi wawe Uwiteka ndakwibutsa ko Uwiteka ari we mucunguzi wawe ariho kukujijara kiri mu ndamama waravuga ati uyu Uwiteka niwe kujara kirya muri nyabateye uramaze tuzuguritse agutoranya mu nanga ibihumbi n'ibihumbi agutuza muri nyabateye arakurera aguha ibyo kurya aguha ibyo kunywa ntabwo wishwe n'umwera ntabwo wishwe n'inzara aravuga ati Uwiteka ni ryo waremye byose. Imana irakubwira iti jya Uwiteka ni ryo waremye byose. Imana iti yego mbamba ijuru njyenyine. Imana irakubaza ngo mbamba ijuru njyenyine ndambura isi. Imana irakubaza ngo igihe naramburaga iyi si hariho twari turi kumwe. Igihe Imana yaramburaga iyi si nibwo yakeneye umuyede witwa Yesu, nibwo yakeneye umuyede witwa Muhamadi, nibwo yakeneye umuyede witwa Buramu, nibwo yakeneye umuyede witwa mama wawe, nibwo yakeneye umuyede witwa papa wawe. Ese uhere ukurikije iyo nyandiko igihe umubyeyi wawe yaragutwite mu nda ninde wari kumubaza ngo utwite icyo akagisobanura? Ninde wari kumubaza ngo umwana utwite hari icyo akagisobanura? Uyu Uwiteka rero ntawe afatanya nawe. Gutega kabiri 32:39 gutega kabiri 32:39 yego nyandikira gira iti yego nuko mumenye yuko nuko uyu munsi mumenye yuko jyewe ubwanjye Imana irakubwira iti jyewe ubwanjye ari jye Mana. Imana irakubwira iti jyewe ubwanjye ari jye Mana kandi yuko nta yindi Mana. Imana irakubwira ngo nuwo Yesu muvuga nuwo Yewe naha kujya muri Burundi kandi mumenye yuko ari nta yindi Mana ifatanya nanjye. Abandi bari muperuke abagabo abandi bari Bilani mina shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nikize ku Mana ndinda shitani wafume izina ry'Imana nyir'impuhwe nyir'imbabazi ndabivugisha ururimi rwanjye mbikuye ku mutima ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi. Nkanahamya ko Muhamadi ari intumwa y'Imana akaba n'umugaragu wayo.